Ibihe byiza kuri wowe inshuti mukunzi ukurikira ibiganiro byacu hano kuri One Nation Radio ijwi rya diaspora. Nitwa Simeon Muhumuza, twinjiye mu makuru ari kuvugwa. Ni inkuru navuga ko iri kugarukwaho cyane cyane mu gisata cy'imyidagaduro hano mu Rwanda. Ni inkuru y'ubukwe bwo gusaba ndetse no gukwa bwa Miss Iradukunda Elsa, uyu yabaye Miss Rwanda 2017 ndetse na Ishimwe Dieudonné abenshi muzi ku izina rya Prince Kid. Ku munsi w'ejo Ishimwe Dieudonné yasabye anakwa uyu mukunzi we Miss Iradukunda Elsa, bari banaherutse mu kwezi kwa gatatu gusezerana imbere y'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Ni ibirori rero byitabiriwe n'inshuti ndetse n'imiryango y'aba bombi, barimo ndetse na bamwe bazwi cyane mu ruganda rw'imyidagaduro rwo mu Rwanda. Harimo Mushyoma Joseph, uyu niwe washinze East African Promoters, akaba ari nawe wari wabaye pare wa Prince Kid. Undi wari uhari harimo Kate Bashabe, uyu bamwe baramuzi, ni umunyamideli, ariko kandi harimo n'umuhanzi Intore Masamba wanaririmbiye n'abageni. Harimo kandi Platini, nawe ni umuhanzi. Harimo Miss Iradukunda Liliane, Miss Nimwiza Megan, Maria Yohana, Ingabire Marie Makire, hakabamo Lieutenant Colonel Simon Kabera, uyu akaba ari umuvugizi wungirije wa RDF, ndetse n'abandi batandukanye. N'ibirori byari bibereye ijisho nkuko muri kubibona ku mafoto, ariko kandi abahanzi buje ibigwi mu muziki barimo Masamba Intore na Maria Yohana babaririmbiye, baririmbira Miss Iradukunda Elsa ari gusanganira umukunzi we Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné. N'ibirori rero kandi byari biyobowe n'umunyamakuru Basile Uwimana, binateganyijwe ko ngo bikurikirwa n'umuhango wo gusezerana imbere y'Imana ugomba kuba uyu munsi ku itariki ya 2 Nzeri muri 2023. Ni muri uyu mwaka turimo i Rusororo, niho nabyo byabereye muri Intare Conference Arena. N'umuhango rero wo gusaba no gukwa ubaye nyuma yo guhana isezerano ryo kubana karamata imbere y'amategeko. Hari tariki 2 Werurwe muri uyu mwaka n'uri turimo mu murenge wa Rusororo, ni mu karere ka Gasabo. Hari amakuru rero ari kuvugwa avuga ko umwaka ushize Prince Kid ubwo yatabwaga muri yombi, murabizi ko yatawe muri yombi ariko akaza nyuma kurekurwa, aho yashinjwaga ibyaha birimo guhohotera bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda, aho byanabaye ngo mu bihe bitandukanye, ariko yaje guhanagurwaho icyaha agirwa umwere. Ariko kandi ni ubukwe butashye nyuma y'amakuru yavuzwe ko bwasubitswe nyuma y'aho ubushinjacyaha bwari bwajuririye icyemezo cyo kugira umwere Ishimwe Dieudonné. Ubukwe rero umuntu aramutse abwitse ko ari neza yituriwe indi, ntabwo waba ugiye kure y'ukuri ukurikije ibyavuzwe niba warakurikiye. N'ibirori byari bitegerezanyijwe amatsiko na benshi, dore ko inkuru y'urukundo rwa Iradukunda ndetse na Ishimwe iri mu zagarutsweho na benshi mu mwaka ushize kugeza no muri uyu nguyu turimo, kubera ko abakurikira imyidagaduro rwose babivuzeho birambuye. Uyu Elsa rero yamamaye cyane ubwo yegukanaga ikamba rya Miss Rwanda muri 2017, hanyuma ariko muri 2022 yongera kuzamura amarangamutima ya benshi, kubera ko icyo gihe yagaragaje ko rwose agomba kurwanira ishyaka Ishimwe Dieudonné. Byari bitaramenyekana ko bakundana ariko bigihwihwiswa, ariko kandi uyu yari yatawe muri yombi. Icyo gihe rero Prince Kid nkuko nabikubwiye yari yafashwe azira ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina byakekwaga ko yakoreye bamwe mu bakobwa bitabiriye Miss Rwanda. Yari amaze igihe ategura, kuko niwe ukuriye kompanyi yateguraga iri rushanwa rya Miss Rwanda, kompanyi yitwa Rwanda Inspiration Backup. Nyuma rero yo kubona ibibaye ku mukunzi we Elsa, icyo gihe yihaye intego zo gukusanya inyandiko zizifashishwa nk'ibimenyetso byo gushinjura uyu musore bakundanaga. Nyuma rero ubwo yanyuze kuri bamwe mu bakobwa bitabiriye Miss Rwanda mu myaka itandukanye, bamusinyira impapuro z'uko ibyo byaha Prince Kid atigeze abibakorera, yewe ashaka na noteri
aramusinyira. Ni igikorwa rero cyafashwe nko kubangamira iperereza bituma nawe atabwa muri yombi, aba yinjiye inzira y'ubutabera atyo, gusa yaje kurekurwa nyuma y'ibyumweru hafi bigera kuri 3. Ni ibikorwa rero yakoze byarushijeho kugaragaza urukundo akunda Prince Kid. Ariyo mpamvu mubwira nturamutse ubyise ko ari neza yiturwa indi, ntabwo waba ugiye kure cyane. Aha niho rero abenshi batangiye gutega iminsi Prince Kid bashaka kureba niba koko azitura uyu mukobwa ku rukundo yamweretse. Hakaba rero n'andi makuru avugwa ko ngo Prince Kid aho yari afungiye by'agateganyo, abantu bamugeragaho ngo bamubwiraga inzira y'umusaraba Iradukunda Elsa ari gucamo kubera uko kumurwanira ishyaka. Ibi rero ngo byaje gukora ku mutima uyu musore, bivuga ko rwose mu minsi ya nyuma ari muri gereza bari yaramaze gufata icyemezo cy'uko narekurwa azahita akora ibishoboka byose akarushinga na Miss Iradukunda Elsa. Ubukwe rero bwatashywe rwose, nagiye mbona amafoto hirya no hino n'utuvideo dutandukanye ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza ibyishimo byari kubitabiriye ubu bukwe. Ubwo reka dusoze tubifuriza kuzagira urugo ruhire ndetse kandi no kuzabyara hungu na kobwa. Wowe se niki wababwira bombi? Ushobora kunyura aho hasi muri comments ukaduha igitekerezo cyawe. Hanyuma kandi ariko niba uri na mushya kuri YouTube channel yacu kanda subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo ujye ubasha kuba umwe mu bagerwaho n'amakuru ndetse n'ibiganiro hano kuri Radio Diaspora One Nation Radio tukugezaho. Reka nsoze nkwifuriza kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Njye nitwa Simeon Muhumuza, iyi ni One Nation Radio.